ariko reka muhamagare. Oya uko byagenze gute? Oya nimba ari cyo kibazo ufite fata kamoto ndakishyura. Bakubwiye ko hano nabuze amafaranga. Erega hano ni kwa mukunda abantu nako ni kwa shiri wawe nene. Banguka iminota nk'icumi ubu hageze ariko urumva utuntu turi kunzamukamo ubushagarira ariko sinakubwira abacirega n'iminsi tutabona. Banguka kabisa. Sawa. Wow, Sherry. None se ako nawe waje ugatinda. Hari utuntu rero nabanje ngwino tuganirire mu hari utuntu nabanje kunyuramo byangoye ni byinshi tugenda kubwira. Akurindira mu burisi ntabwo wambaye. Oya nagahubirire. Akosesha wowe ibintu byose no mu buriri. Ngwino twe tuganire. Regana nawe waje ugati. Cyo kora umva. Ha neza uri Shu. Neza. Cyane. Ako tujya butatu tugiye gukina sheri. Nyine tugiye kuzaza ngira gutya akaboko nawe mbagire tukagire gutya nyine tugere tubikore cyane nyine. Hari n'ukundi bajyaga bagira gutya. Nga tubanze dukoreka kani ka mbere tudukurikiza ku kakari. Nimwe bajyase ko. Ntabyo kunanira. Nga aya tu ni hano nyine ni hano. Wow, none se shira mukuru. Subona barumu. Cyane. Uragenda ukamara iminsi hafi ukwezi kose utaza no kundeba. Reka imirimo y'urugo iba yandembeje. Oya imirimo yo mu rugo uriya mukecuru mu bana ujya ugira gutya umucika umutoroke. Yabyemera si inyecuru z'iki gihe uzi amateka yazo. Oya inyecuru se rega ubu urukundo rurashyushye tuba tugomba guhorana. Tuba kuri telefone. Oya ntabyo telefone. Oya mbakene no kukureba nkajya nkugwamo nyine. Nkumva we nakuguyemo neza cyane. Nzande ukuntu mwiyibe. Uzajya wiyiba. Mwiyibe kuko ntabwo uruhushya rwo kujya kureba. Okay. Ndumva ibyo ngibyo rwose aramahoro cyane. None se ngo wako akazi bimeze bite? Kazi se ntabwo biri kugenda neza. Cyangwa cyane kirekire kikwiyongoza kigakubwira ngo mwihengekane kugira ngo utazirukanwa. Oya ntabwo wabikora. Yego shashu nuko ntuzamemukire. Ntabwo naguciye. Yego shashu. None se nanjye ndagukunda. Ubwo rero waje kunsura gusa harashize iminsi tutabonana ndavuga ni reka mpamagare Shiraze tube turi kumwe tube tunaganira. Wamanje kumpamagara telefone nayo ifite urebye ahanini nabyo byanyindije. Niyo mpamvu wamanje kumpamagara telefone iri kure yanjye nyuma mvuye muri ya mirimo yo mu rugo nibwo naje kubona ko wampamagaye biba ngombwa ko nyine tuvugana. Okay voilà c'est hanyuma Shiri nkwakiriza iki ukunda agafanta
aya ntukigore none zakoze sheri koko ntabwo mbona akunda agafanta akunda agafanta oya ntabwo nyikana none se sheri karabisho ako sheri uko mbona usa n'akazuba ego abona usa n'akazuba ko mu museso abona usa neza mwiza cyane ego shashiri aha ubwo twongeye dukaye twatonda duhere hano rimwe ta ndabyibagiwe ese kuki wibagirwa vuba sinzi ngo nahushye ku nyama niko mama uhushye ku nyama we nanjye ubwo wahushye ku nyama ntikotse ko mana se shiri ako se kuri kugenda bakiza ako mana ushya n'akajibo ko mu mushyeshyo nawe ndabukunda gusa ubwo bwiza uri kubukura uzi ko wagira ngo uri marayika yego ko mana aho se shungera ko nabyo mbona ariko ubundi mba ngomba kujya nyuzamo nkanakuririmbira ngo niyo navuga mu maso hanamaza arakaza karirimbo komeza iya ntago komeza ntago nahisha uburyo mwiyumvamo yego mana sheri kurikisha niko sha papa aravanga nawe ukazana indaya mo hano nta soni ugira nta soni buretse niko uracunga papa na mama bagiye nanjye ngiye warangiza ukazana indaya nta soni ndabwira papa nagera aha ngaha kwirukana babyumvise ndamubwira kwirukana ushobora kuba wumva umaze gukura ndakugurira ubushera reka ntabwo mbyemera ndabivuga byose si ubundi wowe wanyine usanzwe ugenda aha ngaha wumvise ko umaze gukura bakwirukane hano wowe ucunga papa na mama nanjye tugiye ukazana indaya hano nta soni kweli wambabariye uzi ko nta bwoba ugira wambabariye aha ni iwawe se ni kwa papa ni kwa papa ntabwo ari kwa so ucunga rero bagiye nanjye ngiye ukazana indaya ndababwira bakwirukane umaze gukura ugende wubaka urwawe babyumvise ndakugurira ubushera sinjya nk'ubushera n'ibigage simbinywa nta n'ikindi kintu wabona umpa kuko ngira ibyo ndabyigurira ubwo nyine ndakugurira supadipe iyo nshaka amaji ndayanywa ndayigurira ndagira gute ibyo bintu by'ubushera n'ibigage n'amasupadipe ni iby'abana none bigaragare ko nawe wakuze ujye kubaka urwawe rero ndabivuga singuhereza wapi ntabwo nabyemera ariko ujye umenya ko nanjye nshobora kukubona wihengekeye reka impamvu mbivuga ushobora gushiduka uteye umukobwa w'abandi inda bagahita bavuga ko ari jyewe ndabivuga rero bakwirukane muri uru rugo simbishaka rero reka nkubwize ukuri njye ntabwo natera inda kandi turi muri gahunda yo gutera uzajya ubasanga iwabo sinshaka umukobwa nongera kubona muri uru rugo ariko se bwakumvisha simbishaka njye nakubwiye ngo sinatera inda kandi umwanzuro nawufashe niba atakwirukana agende ndigendera umva rero ndabibwira papa ntabwo nabyemera ko uzajya uhora uzana indaya aha ngaha ndabivuga kabisa reka nanigendere noneho ntagarambere aramutse aje nawe kongera akansanga n'uriya mukobwa ndakurahiye yankubita yanyica ariko nyine nawe wese ntiyateretanye nawe buriya nyine yarateretanye noneho sheri wanjye yagiye kugaruka noneho bwa kabiri noneho ndakurahisha garamfurere akaba yamenya ko ahari irarora no munsi ngiye kwisanzura nongere nisanzure sheri shoo sheri sheri wi nako ndi mu gikari ngwino wari wambuze
meze neza. Wari wibagiwe kuma kabisa. Ukunda kubiza kubi nawe. Wari wibagiwe. Gakunda kubagiye ure ku bushinzi. Nyine ngo nuko nyuje. Reka nzane udutebe. Nawe wanyihoreye. Kuki utari wanyihoreye? Shasheri. Ubwi kw'Imana noneho uyu munsi nyine nari ngutegereje no cyane. Birenze cyagiye. Wandakaje wowe wanyihoreye. Wabaye iki se sheri? Wanyihoreye. Gute se? Nyine namanje kuguhamagara inshuro nka 100 n'ibihumbi. Uranyihorera. Tabeshye. Ako sheri wabaye ute? Wanyihoreye. Nawe ubundi sheri. Ashana kuri ndagukunda. Sobizi. Nawe urankunda. Cyane. Ariko baragazira. Cyane ikintu kiza nkabyo no kuri kw'Imana. Nose muri sheri ubundi mu bahungu bose mwakundana. Hari umuntu ugize uguha kandi zo nguha. Oya. Nyine nago babaga bazi gutanga akazi. Nataba nk'abandi bavuga ngo ngewe ndashaka urukundo warukura. Nta nubwo bazi no kuririmba maze. Ntago babizi. Ariko ndirimbe wenyine mu bantu twakunda. Arumva ndi romantique cyane. Mpamvu mwemera. Nanjye ndakwemera cyane. Ubu simbifatiye. Niko muko ubusubwa kabiri ngufatiye hano. Uragira ngo umutere nda nkuko wateye inda uwo kwa Karoli. None se byari ngombwa yuko uza kubivugira hano. Uwo muko kivuze koko. Yakari njye n'ukunda. Bani shukani cyane. Ako se grand frère byari ngombwa kuza kubivuga. Utinyuka mbese. Ako se grand frère nibiki wo nkoreye. Nose ubundi dutangije ngo uzamwirongorere. Nuko ragaragaye.